umugaragu wa Eliya ubwo yabonaga Imana ikorana na shebuja imirimo n'ibitangaza byinshi, agira kwifuza umwuka wa shebuja. Eliya agira kwifuza umwuka wa shebuja inshuro ebyiri. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira, Elisa ntiyongera kumubona ukundi, atoragura umwitero Eliya ataye umuhesha gutunga ya migabane ibiri, umuhesha gutunga ya migabane ibiri y'umwuka wa Eliya. Yakomeje gukora ibitangaza byinshi, ahumanura amazi arumbura n'ubutaka. Elisa yakijije umupfakazi umwenda yararimo, yasabiye umushunemukazi umwana w'umuhungu, hanyuma wa mwana arapfa, Elisa aramuzura. N'ibindi byinshi byabikoranye Imana, n'ibindi byinshi byabikoranye n'Imana yo mu ijuru. Namukiranutse upfa, namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira nk'amahwa yatemwe, ariko agakomeza akajombana. Namukiranutse upfa, namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira nk'amahwa yatemwe, ariko agakomeza akajombana. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba, ariko igitangaza cyabereye umva ye. Ubwo bajyaga guhamba umuntu, barabuka igitero, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Intumbi igwiriye y'amagufa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arasuka, ako kanya uwo muntu arasuka. Namukiranutse upfa, namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira nk'amahwa yatemwe, ariko agakomeza akajombana. Namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira, namukiranutse upfa. Bene data mubimenye, nubwo yapfa arakomeza akabaho. Namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira. Namukiranutse upfa, ahubwo arasinzira, namukiranutse upfa. Bene data mubimenye, nubwo yapfa arakomeza akabaho. Namukiranutse upfa.